nanditse ibitabo bitatu bya politiki. Urumva ikimpamvu 200 ku Rwanda cyatumye bandeba basha ubwoba, ni ukuvuga barantinye mu magambo make. Nicyo gihe natoraguwe mu muvure mu kiraro hafi y'inzira, kandi aribwo nari nkimara kuvuka. Yego ntoragurwa n'abagira neza, baranjyana nkurira muri headquarters z'ubwamikazi mu bwami, nkurira mu ngoro y'umwamikazi mu Bwongereza kwa Queen Elizabeth. Hari ibirahure nakwirebamo nkareba uko nge meze, uko nsa, mbona ntasa nabo. None nkajya mbabaza kubera iki nsa gutya mwe musa mutyo. None niko bagendaga bansobanurira buke buke, ariko mbere babanza kwanga kubinsobanura. Mwiriwe murakomeye, muraho mwebwe mwese mukomeje kubana mu TV muri story zacu, mwisesengura amakuru na gahunda zitandukanye. Reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko mwakoze subscribe, bityo ibiganiro mbategurira na gahunda zitandukanye zose zigakomeza kugenda zibageraho mbere y'abandi. Mwarakoze gukora subscribe, tumaze kuzuza 45,500 bari kurenga, n'abandi bari kugenda bazamuka. Ni mwinjire mu murongo mugari ugamba nakomeza kuzenguruka hirya ano hino. Ntabwo kuri izi kamera ndi jyenyine, muje muturi kumwano, ndetse nkaba nakiriye kuri kamera zacu n'umwe mu bakandida 9 batanze kandidatire zabo kuguhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Benshi bakomeje kwibaza ese yagarutse gute mbere yuko bwa mbere yigeze kwangirwa, ariko n'ubu icyo mugomba kumenya, gahunda yo kwamamaza, reka nongere mbisubiremo, ntabwo iragira. Gahunda yo kuvuga imigabo n'imigambi ku bantu bose, baba ubwo ngendagira wenda sinanabura no gutanga kano kamesaje kuri bagenzi banjye b'abanyamakuru, mu by'ukuri ntabwo iragira, kuko ungendeye ku byo perezida wa NEC yatanze, nuko gahunda yo kwamamaza itaragira. Dutegereje ko tubona urutonde ntakuka ku itariki ya 14, igenzura ry'ibyangombwa byatanzwe n'abakandida ryatangiye kuwa 31 z'ukwezi kwa gatanu kuzagera ku itariki ya 14. Tuzaba twamenye abemerewe ku liste ibikorwa byo kwiyamamaza, tumenye ko bigiye gutangira nyine bitewe n'abazaba bemejwe. Uyu rero n'umwe mu batanze kandidatire zabo, ni Barafinda Sekikubo Fred. Ni umugabo amaze kubikimenya bose, bitewe n'uburyo cyavuga ashaka gukora politiki n'ibindi bitandukanye. Sekikubo, yego umeze neza? Tumeze neza rwose. Nta mahoro? Nta mahoro n'ubuhoro, nta mungenge, nta kibazo. Uri tayari? Turi tayari, birumvikana urutsa abana. Tinya ariko urutsibwa n'abana, no kuvuga birumvikana cyane, nta ngorane zirimo. Nta ngorane? Yego. Tuguhaye ikaze kuri Muhabura TV. Muhabura TV yakoze neza guhabura, impaburira abantu bose. TV televiziyo nziza ndayikunze, nyishimiye n'abanyarwanda bose, abari imbere mu gihugu, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi yose, diaspora n'impunzi, bumve ko akarere k'ibiyaga bigari Muhabura ni iyanyu. Yego, twongere tuguhe Muhabura bitagenda, noneho tubishakire umurongo w'ibigenda, hanyuma dukora umuti. Twongere tuguhe n'ikaze ku kinyamakuru cyandika gitangaza amakuru agiye atandukanye cya Baby Times, kigaragara ku muyoboro wa internet babytimes.com. Wahawe ikaze ku kinyamakuru cya babytimes.com ndetse no kuri channel ya Baby Times TV. babytimes.com na TV. Babi bisobanura iki? Kuko hari abantu benshi batazi babi bivuga iki. Wambutse Kabare ujya Bugande ukavugirayo babi, byahita bisobanuka ukundi. Ni babi ki? Babi ni iki? Ni babi ni abbreviation, wenda ni ibintu tuzatangaza mu minsi. Yego, ni impinamagambo y'abana bi. Yego. Urumwe mu bagabo bagaragaye uko bashaka kwinjira muri politiki y'u Rwanda. Imigabo n'imigambi yawe wenda ntiturayigarukaho kuko kwiyamamaza nk'uko nabivuze ntiturayimenya, ariko byanga bikunda. Barafinda ni umugabo wagiye wibazwaho ibintu byinshi, urumwe mu bantu bagaragaye nk'abadasanzwe. Ariko hari akaririmbo wari ufite ubwo washaka kwiyamamaza bwa mbere bikanga, akaririmbo wakoze kandi gashya cyangwa wakomereje kuri kariya? Nakoze indirimbo 400 audio, nkora na clip 400, nkora n'amafilimu 400,
ibyo byose ibihangano urabizi twe muri ruda turi ba mapanzi twari twariteguye ari byo twari bukoreshe twari kuzakoresha mu kwiyamamaza kwa 2017. niyo mpamvu nababwiraga ntibazamuhombe, nibaramuka bamuhombe hari byinshi bazagenda batamenye twari tubafitiye. niyo mpamvu rero nababuzaga batamumbuse no guhomba bakanazanahomba bakanahombana byinshi cyane nari mbabikiye rwose. kugeza na n'ubu biracyabitse. ni ukuvuga ni muri urwo rwego rero abantu ureba hirya no hino ku isi yose bantegerejeho igisubizo cya nyuma, bakeneye ko neki dushira ku rutonde hanyuma abaturage badusifure nk'abakandida bose, none nibamara kudusifura hazemezwe ninde wegukanye igihugu, ninde utsindiye igihugu, ninde ugiye kuba perezida nyaperezida. abantu buke mu gatondo bajya kundahiza, nta kundi ntandi mahitamo bafite rwose. mu mujyo kandi hari abakandida benshi kandi rubanda ruzarwamaze gusifura icyo gihe bakavuga umuruda mukuru, umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro twari dutegereza imyaka yose arahasesekaye. bityo rero tumanukane n'iyo nka tumukorera umuti, tumutegure no kuzajya kurahira. ariko ukunda kuvuga ngo abaruda bakuru, niba byumvikana ishyaka ryawe ni abaruda? ni abaruda b'abagabo bitwa abaruda, ubwo ni igitsina gabo. abarudakazi ni igitsina gore. uturuda duto tutarafata irangamuntu n'abana tubyara. ni uturuda dutoya. tumara gufata irangamuntu tuhita tuyizira muri ruda, tuhita tuba abaruda bakuru cyangwa abarudakazi. ishyaka ryawe riremeye mu gihugu cy'u Rwanda? birumvikana urutse abana nimba nararijyanye muri RGB kugira ngo ryandikwe, noneho nkategereza igisubizo n'aya magingo kuva icyo gihe. ubwo urumva ko bitanturutseho, bituruka kuri ba bandi bari kuriyandika no kuritangaza ku mugaragaro, kuko nabashikirize ibyangombwa byanjye byose bansabaga. urumva nticyambuza kugenda ndivuga, kuko ntiwavuga ikidahari kandi ntiwajyana muri RGB ikidahari. ni ukuvuga ni igihari, najyanye igihari, mvuga igihari, kandi hayobotswe igihari abaruda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. ni ukuvuga turi amamiliyoni menshi ku isi yose. abantu baze kubyumva neza, kugira ngo ugire umutwe wa politiki ukorera mu gihugu hari ibisabwa. kano kanya mu mitwe ya politiki nzi ntabwo abaruda mwuzimo, wongeye niyo mpamvu nakubwiye ngo barafinda tugiye kuganira ibintu byihariye. ni ikiganiro kinini ariko kiraza n'ibintu byihariye, ndetse na mugenzi wanjye hariya wemeza ko cyangwa se uragira uti mfite abaruda n'uturuda duto n'abarudakazi atari ku mutwe wa politiki, ishyaka ryanjye ntiriremerwa. bakubwiye ko ari iki kibura kugira ngo njye sinjye uvuga ko ritaremerwa, njye mvuga ko ryemewe, kuko iyo ritaza kwemerwa ntibari kwakira ibyangombwa natanze ryayo. ariko ngo bajye gusuzuma niba byuzuye bajyanike. kuva 2015 kandi u Rwanda rutanga serivisi nziza zihuse, ubwo wavuga ko bagisuzuma. nimba bagisuzuma reka buke baritangaje. noneho njye nibazaga niba baragusobanurira ati habuzemo iki barafite. oya, nibyo ntibibaho. ni ukuvuga ku mpamvu nziza nyinshi 200 zaryo, ahubwo basanze barihindura ivomo kugira ngo bariryamishe mu buriri, baryoroshe amashuka, barishireho n'ibikuvureri n'ibiringiti, ubundi bajye bivomeramo bubaka ibikorwa remezo. niyo kata nk'umunyapolitike mbabonamo, ariko nta kindi bagira ngo wenda njye ndoroshe babikora batyo bakaba kwibyarizamo imishinga, ariko ntabwo biba ari byo. ni ukuvuga nge 2015 na 7 urabizi njya gutanga kandidatire yanjye ku mwanya w'umukandida wigenga, nari nababwiye ko mfite ubukoryo bubiri bwo gukoresha ishyaka rya politike cyangwa umwanya w'umukandida wigenga. umwanya w'umukandida wigenga waje kubera ni uwo munsi nagiye muri RGB bambwiye ko aribwo bari bumpe ibyangombwa byaryo, kuko ryari rimaze imyaka myinshi. urumva ryari rimaze imyaka 2 kuva 2015
ubwo urumva ngiye banyirizayo ndinda mvayo njya gutaka kandidatire yanjye ku mwanya w'umukandida wigenga batampaye ibyo byangombwa batari bimpaye kandi twarahoraga tuvugana buri munsi njyayo buri munsi bantumaho njyayo banyereka n'amabara y'amashyaka yemewe n'atemewe yuzuza ibyangombwa n'atuzuza ibyangombwa buriya yose njya nyarebera mu nyegamo nkayareba. Nibazaga niba muri icyo gihe bakurekaga ngo dura yemewe atemewe ntabwo yujuje ibi nibura nawe ngo njye nari mbyujuje byose ndadepoza kuko iyo bahagira n'ikibura nari kugishakisha hagati aho nacyo nkakibashira ariko nari no kugenda mbivuga mu itangazamakuru ariko nta na kimwe cyabuzeho byose narabibashikirije ahubwo vuga zari inyungu za politike nanone kuko babonaga rikunzwe kandi rifite abayoboke benshi kandi impamvu nziza nyinshi 200 zumvikana imbere mu gihugu no ku rwego rw'isi 200 kuri Afurika n'20 ku rwego rw'isi nk'uko nari maze kubivuga haruguru ari nanditse ibitabo 3 bya politike. Urumva ikimpamvu 200 ku Rwanda cyatumye bandeba basha ubwoba ni ukuvuga barantinye mu magambo make mpora mbisobanura. Kugeza ubu ngubu nimba warigeze ukora ubushakashatsi wenda iryo shyaka ryawe cyangwa se umutwe wa politike ushobora kutubwira ko ushobora kuba ufite nk'abayoboke bangana gute? Ukoze neza cyane. Ubu mbere twarandikaga urabizi ko nagendaga nzenguruka uturere twose RGB yarantumye nje gusinyisha kandi ntibyagiraga limitation nk'ibi by'umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu wenda bavuge ngo gusinyisha n'ibyumweru 2 cyangwa ni ukugenda ugasinyisha igihe runaka wamara kubona ya mikono y'abantu bawe bose ukahita ubizana. Urumva icyo gihe naragiye turabikora twitonze barasinya n'amabaruwa n'ibiki byose ibirumva icyo gihe twe twategereje igisubizo kivayo tukurikize na gahunda bavuga ngo mu Rwanda yusabye icyangombwa runaka ukibonera muri serivisi zibishinzwe mu gihe runaka nimba ari umushinga ukoze ubona igisubizo kibona mu gihe runaka. Ibyo rero twarategereza serivisi twarazibuze ni muri urwo rwego rero babonye ntangamo kandidatire yanjye ku mwanya w'umukandida wigenga. Ibyo byatumiye none baterera agati muri ryinyo baravuga wow reka nubundi twe turigumane hano none nubundi bitekerezo azajya akomeza bitanga muri ziriya nzira ariko batazi neza ko nge ndi mwarimu. Ibyo byose mbisuzuma mbiha n'amanota. Kugeza ubu rero nge nigisha imyaka 28 ku isi yose. Urumva nge yerega nge nyine reka amateka bazayasobanure mu minsi iri imbere ibihe bizasobanuka kuko ubu ngubu ntabwo ibyo biri mu murongo w'ibyo turi kudiringana nabyo. Oya abantu bo kuri iyi si batinya umuhanga batinya inyangamugayo batinya n'umukire. Nimba cyagiye naragaragaje igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200 bagatinya igitabo cyonyine umukire n'inyangamugayo batinya kubi kuko umukire yo umubwiye ngo jya kumfasha uriya muntu tumuhemukire umukire arakwangira yitwaza mbese ubushobozi afite ubukire bwakavuga se namuhemukira mushaka hiki ariko n'ibyo byiciro umuhanga umukire n'inyangamugayo umubarizwa mu kihe cyiciro kandi ariyo mpamvu anyita perezida nyaperezida. Ibyo byose nge nta na kimwe mbuzemo ahubwo nge ni barabinyita niyo titire yanjye abaruda n'abarudakazi n'inshuti zacu z'abatari abaruda ariko batwiyumvamo badushigikiye bashobora kuba bari mu yandi mashyaka mu yindi miryango ariko batwibonamo nk'ubu wowe ushobora kuba utari umuruda mu urugero ariko ukaba niyumvamo nikundira. Urumva niyo mpamvu nababwiye ko ndi uburyohe bw'ibihekane hari abaruda n'abatari abaruda ibihekane nuko biza yego buri kantu muzajye mukambaza nzakadefanda kuko ndi nyiri bihangana yego tutarenza aho ngaho yego umuntu ashobora kwibaza ngo barafinda Sekikubo Fred ibintu bya politiki ubundi byamujemo gute ubundi ni gihe ki yatangiye kwiyumva ko muko nawe ubwe ashobora kwicara ku ntebe y'abaperezida
ibyo bintu byakujemo gute ibyo bintu ukavuga ati nanjye ubu nshobora kwicara ku ntebe y'abaperezida nkayobora igihugu nkagishyira muri gahunda neza nk'uko ubivuga. mbese watangiye urugendo rwa politiki ryari gutangira kumva ko ushaka kuba urugendo rwa politiki wari unabitewe n'iki narutangiriye mu nda mwa mama ntaravuka. aho navukiye ku nzira mu kiraro hari mu gihe cy'intambara. mama mbyarira mu kiraro anshyira mu muvure. ansize mu muvure hari mu gihe cy'intambara, amasasu n'ibisasu binyuranamo. none ajya guhiga utwambaro two kumfubika. hirya yaho none agiye kugaruka asanga abagira neza bateruye rwa ruhinja, barwumvishe ruririra mu kiraro kuko hari hafi y'inzira. none baranjyana bankura mu gihugu cy'umugabane umwe bwira ngeze mu kindi gihugu cy'undi mugabane. ubwo ni ukuvuga navukiye muri Afurika mu gihugu cya Uganda, bwira ngeze mu Bwongereza ku mugabane w'Uburayi. ni ukuvuga UK. nakuriye mu ngoro y'umwamikazi mu Bwongereza. papa yari umukomando, mama yari umukomando. bityo rero nanjye wabaje inganzo yanjye. urumva navutse ku bayobozi, nkuze nkurira muri headquarters z'abayobozi. ni ukuvuga nge politike yanjye indimo, ntabwo ariyo nshakisha. ni fountain of advanced politics. ni isoko ridakama rya politike ihambaye. ni ukuvuga iyo nkubwiye politike ni iki? politike ni ugutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu, sosiyete ntoya cyangwa nini, hafi cyangwa kure. bityo rero ugakora umuti ariko ushingiye ku bibazo n'abanyabibazo aho kuri tere. nicyo bita politike. noneho hakabaho politike nziza na politike mbi, politike ikemura ibyo na politike mbi idakemura ibyo. ubwo aho ngaho rero abanyapolitike niho tuvukira, tuza turutanu mu maranka muri politike. niyo mpamvu rero politike yanjye nababwiye kwintogoteramo no mu rutirigongo no mu bworo bw'ikirenge ngenda nshingura indimo ntabwo ariyo nshakisha. bityo rero niyo mpamvu nababwiye mwungutse umuyobozi mushasha muri iki kinyejana n'ikinyagihumbi. bityo rero ni uwo musaza Barafinda Sekikubo Fred. si uko guca mu ijambo, ariko hari nka bibliography wabigerageje kudusangizaho uburyo wavukiye Uganda ukisanga UK. abantu bari buze gutekereza ati icyo gihe wakuriyeyo, wavuyeyo ukiri muto, niba wenda ari byo ubwo wagiye mu ndege. birumvikana nturutse abana urwo ngurwo kuko nge banjyanye agahinja k'uwo mwanya nkimara kuvuka. ni umuryango w'abibumbiye watoraguye agahinja mu ntambara, bahita batanga baripotinga bitewe n'aho bari bavuye. barababwira urwo ruhinja ntimurusige mu muriro, mu ntambara, mu rutabara. zabaye muri East African zizwi, yaba ya Museveni yo kubohora yo kujya ku butegetsi, yaba yari ya Idi Amin Dada, yariyo kujyaho yakoze ibitendo, yariyo kujyaho kwa Idi Amin Dada. yego. ubwo urumva rero ni muri urwo rwego. bari abakomando, papa ari umukomando na mama ari umukomando kazi. urumva babyaye akana kaza kuba akajenerali mu bwonko nubwo katabaye akajenerali ku mwambaro. yego, mu bwonko. ariko uburebeye inyuma ntabwo wari umujenerali ku mwambaro. Barafinda urumva nimba ari umukomando nawe Barafinda wari wakora ku mbunda ugufate ku mbunda. ibyo byihorere. ni ukuvuga reba ni urucabana. imbunda ni tekinoloji, ariko ubwenge n'ubumenyi buyikora nibwo bita sayansi. niyo mpamvu wumva hari siyasa ni sayansi. none yo science ariyo siyasa ibamo good science na bad science or poor science. ni ukuvuga ibyo science bivuga gutekereza cyane biganisha mu kuvumbura tekinoloji. tekinoloji ni ikintu uba wakoze ukuye mu mishongonokere y'imitekerereze y'ubwenge bwawe. nk'iyi telefone wayikoze, icyo nicyo bita ubwo bwenge bwayikoze nibwo bita science. ariko icyo kintu cyavuye muri science nicyo bita tekinoloji. niyo mpamvu bavuga
high science and technology. Abantu ntibashobore gutandukanya ayo magambo yombi. Science ni ubwenge bwimbitse buvumbura ibikoresho, ibyo bikoresho byo nyirizina bikitwa technology. Ubwo aho ngaho rero niho mwarimu nze kudefanda bino bihangano. Mumenye ko icyo gihe ufite high science ukora advanced technology, wagira poor science ukora poor technology. Aho rero ugiye ku isoko mpuzamahanga, aho niho bitandukanira. Umwakurya sheni birumveka yegukana isoko, wowe ibyawe bikabura abakiriya. Yego bitewe na ya science yawe. Science niyo soko ibitera. Nje rero abanyarwanda nje kubigisha high science, hanyuma urebe uburyo dukora umuti. Barafi abantu bumvise ngo barafindaje kubigisha abanyarwanda science, bahita bibaza ngo wize iki, afite ibyiciro bingana iki, yigiye mu bihe bihugu, se yize hanze, se niba ari imbere mu gihugu yize biki, afite ikihe cyiciro ku bijyanye n'amashuri ye, wadusubizemo. Nje nababwiye muri make amashuri yanjye angana n'imyaka mfite. Nimba nigira hano ku isi amashuri zayakomereza mu ijoro. Ubwo urumva navutse hari kuwa 4 mu Museso ku itariki 21 z'ukwa mbere 1971. Nicyo gihe natoraguwe mu muvure mu kiraro hafi y'inzira, kandi aribwo nari nkimara kuvuka. Yego ntoragurwa n'abagira neza, baranjyana nkurira muri headquarters z'ubwamikazi mu bwami, nkurira mu ngoro y'umwamikazi mu Bwongereza kwa Queen Elizabeth. Ni ukuvuga nimba ariho nakuriye, tekereza nawe nimba narabayeho niga cyangwa narigaga, none utekereza imyaka yose hafi igice cy'ikinyejana nagiye mba nzenguruka ku isi, banzengurutsa ngenda niga mbana n'abarimu banjye. Ubwo Professor Kendress Washington DC nahaguruka akadefanda ibihangano byanjye n'ubuzima bwanjye no kwiga kwanjye, nibwo bazabimenya. Hanyuma nibagera kwa Tina na Maya muri Denmark Copenhagen, ubwo nibwo bazamenya barafinda yari mu ntoki. Nibigera muri Switzerland, bakagera muri Israeli, nono nabwo bakadefanda barafinda ni mu ntoki. Na ubwo twamwibesheho cyane. Yego barafi tuterenza aho ngaho. Yego urumva utubwira urugendo rw'ukuntu bagutoraguye. Ni inkuru ishobora gukora ku mutima wenda w'umuntu akibaza ukuntu baramutoraguye. Icyo gihe bagutoraguye ababyeyi bawe byari byagenze gute, bari hehe? Nabisobanuye, ariko bari mu ntambara. Papa yari umukomande na mama ari umukomando, bari kuvudukana na ba mukeba babo bari bahanganye. Uragaruka murongera murabonana. Twaje nyine narirebaga mu birahure, hose habaga hari ibirahure nakwirebamo, nkareba uko nge meze, uko nsa, mbona ntasa nabo. None nkajya mbabaza kubera iki nsa gutya mwe musa mutyo. None niko bagendaga bansobanurira buke buke, ariko mbere babanza kwanga kubinsobanura. Sinzi impamvu zabo bwite, ariko nk'uko nakuze psychologically namenye icyo bashakaga. Icyo hari igihe bagerageje gutera intambwe bazababyeyi, ariko ko tudasa. Ko dudasa abo bandera. Fred yarezwe bwo n'ababyeyi b'abazungu. Nakuriye London muri Great Britain mu ngoro y'umwamikazi mu Bwongereza. Yes. None nababaza bakatsitseka bakambuzabuza, bakama nk'ibyo kurya, ibyo kunywa, ibintu nk'ibyo kugira ngo ariko igihe kimwe nkajya ngenda mpatiriza, nyuma baza kubimbwira. Baregerana barahamagarana, baza barambwira ngo tugiye kukubwira uriwe, natwe abo turi bo kuri wowe, noneho utubwire uko byakiriye. Ubwo nanjye ndabyemera, numva niyakiriye neza. Ubwo ntibyatinze baratangira baransobanurira, bakurayo amakarita, bakurayo amafoto, bamfoto y'aho hantu. Yego na map y'aho hantu. Noneho bahita babinyereka byose, nduruhinja buri kimwe cyose naho narindi. Ubwo rero nshira gahinda. Ubwo menya uwo ndiwe, none mbafata nk'abantu beza, ahubwo bangiriye neza.
noneho birumvikana ndababwira mushobora kunsubiza aha hantu mwantoraguye, hanyuma tukajya kubaza abaturage baho nimba hari umuntu wabuze umwana we, kugira nari nzi ko wenda bananyibye aho hantu, ariko ako sinashoboraga kukabaturira, ngira ngo wenda baranyibye. Noneho icyo gihe aho nyine mu rugo twabanaga, ubwo rero ntibari babi, igihe barambwira nta kibazo tuzajyayo. Ubwo igihe cyarageze barategura, turagenda, tugezeyo tungukira hahandi nyine bantoraguye, n'amafoto bahafite n'ibimenyetso ficyazi zaho zari zihari, physical ficyazi zaho, tere yaho. Noneho berekana buri kimwe, tujya ku baturanyi turabaza, baravuga hari umuntu watatse ko yabuze uruhinja rwe arubyaye, ngo hari mu ntambara. Iyo nkuru urumva bari bayize, hari umuntu waturangiye ko yayumvisheho. Ubwo rero ni muri urwo rwego rero twagiyeyo turabashakisha, turababona. Tumaze kubabona baradupima amaraso yanjye na papa na mama bose turababona. Urumva bahise biyegeranya, Imana ikora ibitangaza iratwegeranya, umuryango turahura. Ubwo ni muri urwo rwego bamaze kutupima basanga duhuje buri kimwe cyose. Ubwo nibwo bambwiraga ubwo ushize agahinda natwe dushize kandi katusubireyo ujye kwikomereza kwiga. Ubwo abo najyanaga nabo bari abarimu banjye, habaga mu kipe zanjye. Ni ukuvuga uko nagendaga mu nizo ngendo bagendaga banyigisha, njye nta munsi n'umwe nigeze nsiba kwiga cyangwa ngo ndekere kwiga. Ibihe byose nabaga niga, yego, kuko nabanaga n'abasaza n'abakecuru b'inyangamugayo rya hano, yego. Barafise ubwa mbere utangaje isori, harandi ugeze utangaza? Hari hamwe nayikomoje, ariko ubu nibwo ngiye mu mizi. Yego. Nakwikiraga Barafinda mutazi, uyu ni umugabo watoraguwe. Urumva Yesu rega nawe yavukiye mu kiraro cy'inka, kuryamisha mu muvure. Naho wazungu uturagutoraguye mu muvure mu gihe cy'intambara yo muri Uganda. Actually muri abo bazungu bari n'umwe wabukiriho se mu Kigali cyangwa barashaka? Actually bitewe n'izi politike z'aha ngaha, ibyo ntabwo twabijya mu mizi, yego, kuko umutekano. Ariko umwe mu banitagaho wanyise Fred, umwamikazi, we ntakiriho, aheruka kwitaba muri Elizabeth. Niwe warinyise, yanyise Fred. Ubwo tumaze kubona n'ababyeyi icyo gihe, papa nyita Barafinda, ryari izina rya sogokuru, niryo yanyise, arabinsobanurira. None Sekikubo we mama niwe warinyise. Bisobanura inzira ndende umuntu w'umugabo anyuramo, byamugora bitamugora, ariko akazarinda agera ku cyo ashaka. Nicyo yansobanuye mama Sekikubo bisobanura. None Barafinda mbaza papa ko munyise gutyo, byo bisobanura iki? Arambwira ryari izina rya sogokuru wawe, ubwo ni papa wambyaye yivuga. Ubwo risobanura umuntu w'umuhanzi utarahanzweho, uhanga bigafata bikakomera, byakomera bikagirira bose umumaro, nta vangura iryo ari ryo ryose. Ubwo ni muri urwo rwego nasubiyeyo nanone, bamaze kumbwira ibyo, njya kubaza umwamikazi Queen Elizabeth ngo ko wanyise Fred, byo bisobanura iki? Ko papa yambwiye Barafinda yanyise risobanura iki? Mama yanyise bisobanura iki? Fred bisobanura iki? Ubwo nawe ahita amusobanurira. Ibyo ni urutsabana. Ubwo se ndakubwira ibyo byose, izina ryawe hari ibyo byose nk'urugero, niyo wazenguruka Uganda yose, ukazenguruka East African Community yose, ukazenguruka Afurika, ukababaza uyu musaza Barafinda Sekikubo Fred umaze igice cy'ikinyejana, nimba hari n'umuntu wigeze uncaho iryera munsi y'imyaka 10. Ako konyine ako kazamini katsinda buri umwe wese. Yago nimba gashoboka gasabika, ariko katasabika nako ntaho nagakura.
ngenda nsabye akantu nzi ko kashoboka yego barafindira kutubwira ati nasubiyeho nibariza Queen Elizabeth ndagira ngo udukorere ka simple introduction mu cyongereza nk'umuntu agiye gukora presentation yibwira abantu simple biography agasamari in English uvuge ati barafinda ni mu testing the international grammarian nkanje koko reka ni confirmation cyane abantu badukurikiye oya they are totally confused na amateka bagiye kumva bwa mbere keretse aribo bateye comment bakabisaba kano kanya mbibona ariko wowe kubariza abaturage n'ubundi kugira ngo twumve izo ndi mwarimu mpuzamahanga nimba ndi international mwarimu w'abarimu yebwo no kuvuga ibyo no rutsaba ariko barafi kugira ngo dukomeze neza ubundi reka mbaze barafinda barafi ubundi wemera Imana no rutsabana niyo yaturemye buri kimwe cyo barizwa muri hedini no kuvuga byose aho bantumiye ndabasura nkitaba kandi nkahasengera kugira ngo yuri umuyobozi nk'ubungira abayoboke benshi baturuka mu matorero atandukanye mvuze ngo senyera muri iri abandi naba mbateye ubwega kandi nge sinazi guteza ubwega mu banyarwanda cyakiremwa muntu no kuvuga hose ni imiyoboro y'Uwiteka kandi Imana ni imwe bose butumwa bavuga n'ubusabe bavuga bushingiye ku Mana imwe rukumbi yego hari akabazo abantu bamaze iminsi bibaza kurikira imbuga nkoranyambaga nabo yibona kuri TikTok yego turakurikirwa ariko ubwo hari abakunda kugaruka ku kibazo icyo twita financial capacity umuperezida ejo bundi nabonye ugaragara hariya Kacyiru ugiye gutega bisi perezida kuko hatanira umwanya ati nawe kwiyubaka ku buryo bw'imibereho isanzwe tubona bitaracamo uvuga iki kuba bavuga ati ubushobozi bwa barafinda ntabwo buri kubisanga ntabwo ari karibo yo kuba yahatanira umwanya mukuru ubushobozi ntariyubaka mu mibereho isanzwe ukoze neza cyane abo bafite ubushobozi GDP capacity cyangwa economic capacity ubwo ko twavuganye nawe hano twacyamye hano abahakatiye ni bangahe bafite imitungo iba limita kugera aho bakageze ariko nje kuko nisanzura ngera hose nkasabana na bose password yanjye muri politike rero ni ngari niyo kumanuka muri rubanda nkamenya ibibazo rubanda bafite nk'ubu urabona aho namanutse tuhahuriye nawe iyo ntahaza se ubu mbonye ukantungeye mikoro untunze mikoro kubera political science yanjye political strategic factors zakubaka factories abaturage bakabona imirimo nibyo bibitera niyo mpamvu umprofitiyeho ariko bari abakire abo bantu bapimisha amaso kandi ntibamenye ngo science niyo ya mbere technology ni ya kabiri nta mukuru utagira mukuru science niyo mukuru technology biri abatunzi ni technology ariko icyambere ni science nge nshobora gukoresha science mu mwanya nko guhumbya izo technology zose nkaba nzibitseho ariko bo ntibareba kuri abantu benshi barebera mu bintu bya material babaye ba materialistic kandi nge musaza ndi umusaza w'umunya science kwa siasa niko kwa rengo ya juu ku rwego ruhambaye cyane mu rwego rwa politiki ibyo nzabisobanura neza zigera kuri 28 ndimi mpuzamakungu nababwiye nge ndi umutungo bwite w'ikiremwa muntu ku isi abanyarwanda ku bw'umwihariko nicyo cyanzanye rero ndaje ibyo byose muzabimenya mu bihe biri imbere noneho niyo mpamvu ujya ubona nca bugufi ibyo byatumye mari igice cy'ikinyejana kubera guca bugufi nsabana n'abantu ngera aho abategetsi batagera nge kuko ndi umuyobozi nyamuyobozi hose ndahagera kandi nkasabana n'abakire n'abari hagati no hagati n'abakene urumva nge sinikoraho politike yanjye yaramamaye imbere mu gihugu East African Community Africa no ku isi yose niyo mpamvu wumva banyita umuruda mukuru papa demokrasi nziza kandi yehose kuko nabakubitiye ebare rya demokrasi ebare ni ukuvuga na karirimbo
ka demokarasi kavuga demokarasi nya demokarasi niyo demokarasi nya demokarasi niyo demokarasi ni ukuvuga demokarasi nya demokarasi ya rubanda niyo demokarasi ntabwo ari bya bindi bajya gutekinika. Iyi ni demokarasi nyarwanda gakondo nazanye ishobora kuba ifite uburemere busumbya ya demokarasi yaturutse mu Bugereki. Urumva iyi zaba demokarasi nya demokarasi nyayo. Iyo ndirimbo yabiri muri bya bihangano byawe watubwiye bigiye bibitse. Za mpamvu nziza nyinshi magana nirimo. Ndavuga za mpamvu nziza z'indirimbo magana 4. Audio irahari, clip n'amafilime. No, abaruda se tubishyira hariya byangirike. Ubwo muzajya mubona uzashiramo barafinda songo urugero. Wenda urwo rubone nje nukuvuga nigisha abana b'abakobwa n'abahungu n'abapapa n'abamama inkumi n'amajigija n'abasore birumvikana ibikwerere kugira ngo mbigishe utuntu tw'ubwenge bazavemo abahanzi batahanzwemo batanahanzweho hanyuma bazakora ibintu bizima ku ngoma yanjye bizorohe kuyobora n'abantu bizaborohere gutekereza no gukora cyane no kugaragaza ibihangano byabo n'impano zabo hakiri kare. Urumva nge ndategura ndi mapanzi. Ariko barafira bavuga ku ngoma yawe ukavuga nk'ugiye guhita atsinda amatora niki wizeye iki erega igitse cy'ikinyejana umuntu aba yibitseho byinshi. Nge ndi nararibonye ndi isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato. Mwe mutegereze muzareba uko filime yizingurura hamwe ahandi yizenga birumvikana urutse abanurwa. Yego ejo bundi utibonye ku rutonde nkakuka se rw'abagomba guhatanira umwanya mukuru w'igihugu barafinda ufite plan ihe ubone nka plan B cyangwa se indi alternative yo kugira ikigo cyanyina ku muziki muri bwo. Aho ntuzahita wisubirira ibwami ukavuga ati hano ndavuye nisubiriye mu Bwongereza mu ngoro y'abami mbe niturije hano. Oya mwe mube mwiteze nge narababwiye nzarahira whatsoever uko bizagenda kose mwe mube mubize gusa whatsoever uko bizagenda kose utanasohotse ku rutonde rw'abagomba guhatanira. Oya nukuvuga nge natanze bisabwa criterias zose nukuvuga nigiye muntu ugomba kugaragara kuri 001 nukuvuga nige ugomba kugaragara ku rutonde mwikubitiro. Urumva nubundi neke yari itegereze ngewe buri kanya babaga bategereza umuruda mukuru arahasesekara ryari. Niyo mpamvu natanze n'itangazo mbere mbwira abanyamakuru mube muniteze kubera nari namaze no kubimenyesha komisiyo y'amatora ko munitege ndaje bityo rero mube mubizi ku isaha n'isaha mpasesekara. Ni muri urwo rwego rero itsinda rigari ry'abanyamakuru mpuzamakungu abo barimo bari bantegereje bantunze kamera karahava nahasohotse na First Lady n'abarudakazi buriya bari bagose hariya hose kuva i Kanombe kugera mu mujyi wa Kigali hose Gasabo akarere ka Kicukiro Nyarugenge abantu nta makuru bari bafite. Niyo mpamvu babwira twe turi ba mapanzi ntitwikoraho. Yego ntitwikoraho. Urugendo rwo gushaka abagusinyira bari abantu 600 barafite bagenze rute rwaroroshye cyangwa rwaroroshye ariko oya harimo ingorane ngo wendo habagame ingorane. Yego barimo muri abo bantu ujya gusinyisha bazagamo bagusaba bakubwira ati ngaho banza ugura akantu kugira ngo abo bagaragara abanyarwanda se benshi ntabwo bazi codes of the law. Ni ukuvuga abantu benshi byitswa no kutabimenya. Ntabwo baba bazi ngo icyo ubwacyo ikintu kiba kitanyuze muri ABM ntabwo kiba cyemewe mu Rwanda bitewe n'amasoko. What is market? Market is a place where buyers and sellers meet to exchange goods and services. In other words, commodity. Nukuvuga isoko na ahantu abagura n'abagurisha bahurira bagiye kugurana ibihangano byabo bazindukanye aho hantu. Nukuvuga icyo gihe umuntu yakwatse ikintu nta kintu muguranye
kitafitiwe fagitire icyo nticyemewe ntabwo nakubaka ubukungu bw'ako kageni iki ikintu kigomba kuba gifitiwe icyo bita kwidi poroko. Kwidi poroko ni ukuvuga mpa nkuwe mpa nanjye nkuwe. Ariko rero nka ziriya mpapuro urabona ko zariho ibirangantego bya leta, zari gahunda za leta, ntabwo zari gahunda z'umuntu ku giti cye. Ahubwo leta yabaga yaguhaye manuka mu baturage b'iyi leta basinye bagusinyira iyo mikono uyizane. Narabasobanuriraga rero abumva barumvaga bakahita bansinyira, birumvikana. Abo basabaga kitu kidogo nkabigisha nkabakurira y'agatabo k'amategeko ribu yari yarampaye ko kizira kikazererezwa no gusaba ikintu mu Rwanda mu bimenye usiye no kubimenya munabimenyera ube n'umuco mwiza. Mu majyaruguru narabibabwiye bambera bahamye, mu majyepfo barabizi, burasirazuba barabizi, ni burengerazuba no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Nabakuyemo iyo Mbuto Foundation yo kusaba kitu kidogo. Birumvika sinibyo gusa nigishaga, nabayagishaga no gukanda akanyenyeri 169 urwego bakireba no kuri lisite yitora no kwiyimura, ndetse nkabereka uburyo baniyimura bitewe n'akare yafatiyemo irangamuntu nako asigaye atuyemo atafatiyemo irangamuntu. Ibyo byose akiyimuka nkamwereka n'uburyo bagera kuri site yitora ahazatorera. Urumva ibyo byose byari nk'insingano za neke, ariko nge cyo nakoze zose izo kirorozi narazipureyingaga byose narabikoze.